Amahoro, nitwa Aimable Nkurikiyimana, ndi umunyeshuri muri kaminuza, nkaba nifuje rero kubasangiza uburyo namenye ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bwa mbere mbwumva nabwumvishe mu mwaka wa 2020, ari mukuru wanjye ubumbwirije, akaba yarabaga mu Bushinwa icyo gihe, noneho atangira anganiza iby'inzira y'umusaraba, akambaza ibibazo bisanzwe, niba nzi umusaraba, niba nzi Kristo. Nk'umwana rero wari warakuriye mu idini icyo gihe, kuko papa nubwo atari pasiteri ariko yajyaga yigisha ku gatuti muri ADPR, ndetse na mama nawe yari umuririmbyi muri korali. Natwe tukagerageza kuba twaritabiriye za Sunday School zitari nkeya, bityo hari ibyo nari nzi nubwo ntari mbisobanukiwe neza ku bya Kristo. Icyo gihe rero abinganiriza mu kwezi kwa gatatu, yasanze hari ibyo tuziranyeho nko kuba koko Kristo yarapfuye ku musaraba, nubwo ntari nzi cyangwa nsobanukiwe neza icyo ibyo bikora cyangwa se aho bihurira nanjye. Atangira ambaza ibibazo byoroshye, uko nakijijwe, niba kuko narakijijwe, akambaza niba nizera ko Kristo yapfuye. Ibyo byose asanga ndabyizera. Gusa iyo twageraga ku kibazo kijyanye niba mpfuye muri aka kanya cyangwa se icyo gihe najya mu ijuru, aho ngaho twaratandukanaga. We yizeraga ko umuntu wakijijwe by'ukuri, uvuga koko yizera ko Kristo yapfuye kandi akazuka ku bwe, ubwo igihe cyose yapfira yajya mu ijuru. Ku rundi ruhande, njyewe numvaga ko umuntu aramutse yizera Kristo agakora icyaha, nyuma yaho agapfa atarasaba imbabazi z'icyo cyaha yasabye, numvaga nta kabuza yarimbuka. Nkumva ko rero ikintu cyankuraho ibyaha mu buryo bwuzuye ntabwo ari amaraso gusa ya Kristo, ahubwo mfata intambwe ya mbere nkasaba Imana imbabazi, mbabajwe n'icyaha maze gukora muri ako kanya. Numvaga ko ari byo byampesha kujya mu ijuru. Amajoro menshi nararaga icyo gihe muri uwo mwaka, arimo na za Covid. Numvaga yuko kujya mu ijuru kwanjye gushingiye ku isengesho ryanjye rya nimugoroba, iyo ngiye Imana ati Imana mbabarira kubw'ibyaha. So rero icyo gihe ndibuka bimwe mu bintu yanganirije, wenda byatumye ntangira gutekereza, kwibaza ku mitekerereze yanjye cyangwa se ibyo nizeraga. Yambazaga niba njyanwa mu ijuru no gusaba imbabazi, none ubwo naba ntandukaniye n'Abisilamu, cyangwa se niba Kristo agirira akamaro gusa igihe napfukamye cyangwa ajya mu byumba by'amasengesho ngasaba imbabazi, none ubwo naba ntandukaniye n'Umwisilamu ko nabo basaba imbabazi kandi inshuro zitari nkeya. Aho niho natangiye kwibaza ati se none wa mugani itandukaniro riri he? Nyuma dukomeje kugenda tuganira, yatangiye nanone anyereka ko amategeko ubwayo uko angana bimeze nk'aho hari ayo nkora nica buri munsi. Duhereye ku mategeko abiri y'ibanze, harimo gukunda Imana n'umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ubushobozi bwawe byose, harimo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo ni amategeko abiri. Uko nagiye nisuzuma, nasanze nta na rimwe ayo mategeko abiri nari nayuzuza. Ubwo njyewe numvaga ko ahari gusaba imbabazi kwanjye kuraza kuba kunkuyeho bya byaha byose. Ariko ikibazo, nasabaga imbabazi muri iyo period nyine n'ubundi gusabiramo imbabazi, akaba nanone hari amategeko ndi kwica kandi nkiri no gusaba imbabazi. Rero nyuma uko twagiye tuganira igihe kitari gito, kigera nko ku mezi 5, nyuma naje gutangira kwibaza igihe nzashoborera kuzuza amategeko yose y'Imana, by'umwihariko gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mbona ni ibintu bimeze nk'ibidashoboka. Ntangiye rero gutekereza, ndavuga niba kujya mu ijuru bisaba kuba umuntu yujuje amategeko yose, icyo gihe nta muntu n'umwe ushobora kuzajya mu ijuru. Aho rero nibwo yatangiye kunganiriza, arambwira ati niba wumva koko bidashoboka ko umuntu yajya mu ijuru binyuze mu kuzuza amategeko, hari uburyo Imana yagennye umuntu ajya mu ijuru kandi ya mategeko n'ubundi yamunaniye. Ubwo buryo nibwo ntarumvishe neza, ariko naragiye ngumvaho bw'uburyo Kristo yapfuye ku musaraba. Ni ukuvuga ngo igitambo cya Kristo ku musaraba cyatumye tubarwaho gukiranuka kwa Kristo, noneho Kristo nawe abarwaho ibyaha byacu. Bimeze nk'aho Kristo ari we, igihe yari ari gupfa ku musaraba ntabwo yari ari gupfa we ubwe, ahubwo ni njye wari uri gupfa n'ibyaha byanjye. Bimeze nk'aho ibyaha byanjye byateruwe bigashyirwa kuri Kristo, noneho kwa gukiranuka kwa Kristo akaba ari ko Imana imbaraho. Imana ikoresha ijambo ngo ni ukubarwaho. Kubarwaho byumvikana ko ari ikintu umuntu adakorera, ahubwo ikintu umuntu abarwaho. Aho rero niho numvishe ibyaha byanjye byose bimbereye byinshi koko kurusha nuko nabibonaga mbere, ko numvishe uburemere bw'ibyaha. Niba ari ikintu cyasabye ko umwana w'Imana apfa kugira ngo mbone imbabazi, cyari ikintu kiremereye cyane. Ibyo rero byanteye agahinda kenshi mu mutima k'ibyaha nari mfite, byari byinshi bigiye bitandukanye.
ndangije nizera Kristo. Icyo gihe nibwo numvishe noneho ngize amahoro mu mutima, numva ibyaha byanjye byose abikuyeho, literally ukumva umeze nk'aho muri wowe waruhutse, atari ibyanjye byo kubyishakamo ngo mu myuka n'ibiki, ukumva koko wararuhutse, waruhuye ibyo bintu. So rero ni uko nguko nizeye, ndongera ndamuhamagara ndamubaza, ndamubwira ni bya bintu byawe wambwiraga numvishe bimeze nk'aho ari iby'ukuri koko, ahubwo noneho umfashe unyohereze imirongo ibihamye, kuko mbere yarabinsobanuriraga ariko mirongo ariko imyinshi sinayisomaga, narayisimbukaga. Aza kuyimpereza, imwe mu yo nibuka cyane ni Abefeso 2:8, aho Pawulo avuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira uwirarira. Ibyo rero byahamyaga neza yuko gukizwa ari ubuntu, kandi ko ari n'impano, ntabwo ari ubuntu gusa buhabwa buri wese, ahubwo ni impano. Niba ari impano byumvikana ko Imana ifite abo yageneye iyo mpano, iyo mpano rero ikaba ihabwa buri muntu wese wumva ubutumwa bwiza, akihana ibyaha bye, akizera mu izina rya Kristo Yesu, agakizwa. Murakoze, uko niko nakijijwe.